munsi wakabya inzozi hamwe na Gisenyi komisiyoneri tugutuza mu mugi wa Gisenyi. Ndavuga umugi utangiye gukura cyane ku bijyanye n'imyubakire. Murareba ahantu turi, aha tuzengurutse hari ibitabashwa by'amazu kandi murabona ko hari guturwa cyane. Aka kagari turimo na kagari ka Byahi, ni mu murenge wa Rubavu, ahitwa mu kibaya cyangwa se Yerusalemu mu kiyovu cy'abakire. Murareba amazu atuzengurutse hano hose ukuntu ameze. Iyi pariseri tuje kugurisha ni pariseri ifite ubuso 1137 n'ibice 91. Aha hantu tuje kugurisha umuhanda uzatwara ubuso 93. Ni ukuvuga ko umuhanda wa kaburimbo uzatwara ubwo buso tuvuze. Hanyuma rero aha hantu mureba haragenda ukagera aho ibigori birangiriye. Yes, murabona ahantu nagarukiye niho ubuso burangirira. Hanyuma rero iyi pariseri ni nini cyane ku buryo twakuramo ibibanza bitatu bigakunda. Tugiye kumanuka tugere no mu yindi rompuwe. Hano duhagaze ni muri rompuwe, noneho ikoze ku marompuwe abiri. Murumva ko ari ibintu bidasanzwe. Uramutse uje ukagurira rimwe iyi pariseri waba wungutse cyane, kuko pariseri yakisesinga ku mihanda yose. Reka tubivuguke, biba byoroshye mu gihe uyiguze guca mu ndi muhanda ugashyiramo ibikorwa byawe. Hamwe ugahagira amazu asanzwe, ahandi ugahagira amazu akodeshwa ariko yisanzuye. Reka tubibutse ko hano turi ari zoning yaho ari R3. Low density yaha ushobora gushyiramo inzu zitari nyinshi kandi zorohereza abantu gutura byoroshye. Nicyo iryo jambo risobanura. Mu bijyanye n'imyubakire ushobora gushyiramo amazu, mbese ni umudugudu ukizamuka, ariko tugomba gushyiramo inzu zitageretse birenze cyane. Ni ukuvuga ngo hano ushobora kugereka rimwe cyangwa se ntugereke ukahashyira inzu ya kadasiteri. Ihare kandi ni hagari, hafite ubuso bushoboka ubuso 1131 n'ibice bya bindi twababwiye. Ni ubuso bugari cyane. Kwakora ibibanza bitatu, buri kibanza kikaba gifite ubuso 350. Biroroshye cyane hano, kandi tumenye ko ikibanza kimwe hano gifite ubuso 400 cyangwa 500, kigeze kuri miliyoni 30. Hagati na 30 na 25 wazizana ukabona icyo kibanza. Dore ya repoe twababwiraga, iyi ni repoe yindi accessinga kuri iki kibanza cyose. Uramutse uhaguriye hamwe hose ushobora kuba ufite access ku mihanda. Ni ukuvuga ngo ni imihanda ine, uyu wa principal ndetse n'uyu w'ivene na hariya, nuko biri the same. Hano rero turakomeza tukagera aho ibigori birangiriye. Urakomeza cyane ukagera imbere y'iyo modoka, imbere y'urwo rupangu rw'amatafari ahiye, aho ibigori birangiriye niho muri bwa buso twababwiye. Uyu mwaka ni umwaka wo gukora ndetse no gutekereza biri big. Twatangiye uyu mwaka tubibabwira, n'undi mwaka tugiye gutangira tuzatangirana ibishya byinshi. Ariko reka nkubwire ngo uyu munsi nuza ukakora investment hano hantu, uzaba ushoye ahantu heza. Twaberetse uburyo hatuwe ni umudugudu w'icyerekezo mu karere ka Rubavu ugezweho muri iyi minsi cyane. Reka tubifurize ibihe byiza. Nimero zacu ni 078 387 555. Ku bindi bisobanuro mwasura imbuga zacu zose ni Gisenyi komisiyoneri. Mugende mukore follow, subscribe ku mbuga zose, X, Instagram, YouTube, Facebook page ndetse n'ahandi hose. Turahakorera ahashoboka, ndetse na Google na imbuga muzi zishoboka. Gisenyi komisiyoneri turahari ku bwanyu. Reka mbifurize ibihe byiza. Ngaho ngwino mu bambere kuri miliyoni 65 z'amanyarwanda. Uzizane utsindira aha hantu, utsindira ibibanza bitatu biri hamwe biri kombine. Nushaka ujye ugurisha ikibanza kimwe. Nababwiye ko ikibanza hano gihagaze hagati ya miliyoni 30 na 35. Ibihe byiza, turabakunda cyane.